Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru y'incamugongo, mu by'ukuri ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru abatari bakeya bakomeje kugenda bagarukaho, ni inkuru umuryango wose w'abantu 9 bose baje guhita bapfira rimwe, baje guhita bitaba Imana. Ngira ngo abakoresha imbuga nkoranyambaga, yaba urubuga rwa TikTok, imbuga za WhatsApp, urubuga mu by'ukuri rwa YouTube, abantu benshi muri kubona koko iyi mpanuka yaje kuba ihitana abatari bake. Inkuru yakomeje kugenda ibabaza abatari bake, ese kubera iki mu mpera z'umwaka ibi bintu bikomeje kuba byagenda biba? Ni ukubera iki koko ibi bintu biri kugenda biba? Abenshi bakomeje kugenda bibaza ibintu bigiye bitandukanye, bagira bati ese koko abari ibitambo abantu bari gutamba? Dore ko abenshi bagiye batangaza amagambo akomeye cyane, ariko mu by'ukuri ni inkuru yaje kuba ishengura abantu benshi muri iyi si wavuga ngo ni mu Rwanda gusa se cyangwa ibihugu bya East Africa, ahubwo isi yose abamenye amakuru y'impanuka, mu by'ukuri umutima wabariye uranahagarara. Nongeye kubifuriza ibihe byiza rero mwe mwese mwamaze guhitamo Day by Day News. Reka tugende mu by'ukuri tuganire kuri iyi mpanuka yabaye, ubundi twumve ese byagenze bite. Uyu muryango wari umuryango witwa Mbabazi Rene mu by'ukuri waje kuba ababaza abantu benshi, dore ko ubwo yari arimo ategura urugendo, nyine murabizi famiye hari igihe ivuga ati mu minsi ya Noheli n'ubunani reka dutegure trip yo kuzajya kuba twaruhukira ahantu runaka. Uyu muryango rero nabo ubwo wari urimo ugiye gusura iwabo wa madamu se cyangwa iwabo w'umufasha w'uyu Mbabazi Rene, mu by'ukuri baje kuba bakora impanuka ikomeye cyane, dore ko ni inkuru yamenyekanye ejo. Ni impanuka yabaye ejo tariki ya 27 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka turimo, muri kubyumva ni nyuma ya Noheli ho gatoya. Ubwo rero yarafashe umuryango we wose, abana 4 ndetse n'uwa mukuru we akaba umwana wa 5, we na madamu we ndetse na murumuna we, bafashe urugendo mu by'ukuri nyine bagiye baza gufata umushoferi ubatwara kugira ngo bataza kuruha cyangwa se bakagerayo umwe muri bo yananiwe. Ubwo bari barimo bagenda rero mu masaha agana saa 10 za mu gitondo, muri kumva ko bari bazindutse, bari bibatuye muri make, bari bagiye hakiri kare. Ubwo wasanga wenda byarashobokaga ko bari kurara bagarutse iwabo. Uyu muryango rero ubwo wari urimo uwerekera, uyu muryango waje kuba wakora impanuka ikomeye cyane. Bose uko maze kubibabwira, yaba aba bana uko ari 5, yaba aba babyeyi babo, yaba n'uyu murumuna w'uyu mugabo Irene ndetse n'umushoferi, bose baje guhita bapfa, baje guhita bitaba Imana. Iyi mpanuka abenshi bari kwibaza ngo ese yabereye hehe? Ese iyi mpanuka yaje kuba yabera mu kahe gace? Iyi mpanuka ntabwo yabereye mu gihugu cy'u Rwanda, yabereye mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, umuhanda Masaka Mbarara Highway. Ngira ngo abantu benshi murahazi, abakunze kuba bajya mu gihugu cya Uganda akenshi iyi mihanda ngira ngo murayizi. Uyu muhanda wa Masaka Mbarara Highway uherereye mu karere ka Rwengo. Uyu muhanda ukaba uzwi cyane ahitwa Njogorakasayi cyangwa se Njogorakasayi, nyine ni agace kahariya mu gihugu cya Uganda, dore ko uyu muhanda se cyangwa aha hantu ariko bakunze kuhita. Iyi mpanuka ese yabaye ite? Iyi mpanuka yatewe n'iki? Mu by'ukuri rero ngira ngo abashoferi benshi muri iyi minsi mukomeje kujya mwikora amakosa mu muhanda, cyane nyine iyo turi kwihuta cyane bitewe na gahunda tuba dufite, tugashaka kunyuranaho yaba ahari ngombwa ndetse n'ahatari ngombwa. Uyu mushoferi rero yaje kuba yakora amahano, adepansa imodoka zitari nkeya, adepansa imodoka nyinshi, aza kuba yahura Fuso mu by'ukuri yari itwaye ibishyimbo. Ngira ngo Fuso nazo murazizi ukuntu ziba zigenda.
mu kudepansa rero, amaze kudepansa nibwo kuhita akubitana n'iyi fuso ihita ibarenza umuhanda. Mu by'ukuri aba bantu bapfuye urupfu rubi cyane, ibaze kubona abana mu by'ukuri bashinze cyangwa se ibyuma by'imodoka byabishinzemo mpaka abapfuye, naho ababyeyi bo ibyuma by'imodoka byari byamaze kubakata imitwe, mu by'ukuri bo bahise bapfa dayiregiti. Iyi modoka yaje kuba yakora accident, ni imodoka yo mu bwoko bwa Hyundai yari ifite plaque UBH 476W, naho iyi fuso yo yari UBH 710V. Iyi fuso rero yari itwaye ibishyimbo, yaje kuba yagira itya ihita ikora amahano, ariko nyine mu by'ukuri byaje kuba abatanze amakuru bavuga ko byaje kuba byaterwa n'umushoferi wari utwaye iyi modoka yo mu bwoko bwa Hyundai, ariyo yari irimo n'uyu muryango mugari. Ibaze kumva iyi nkuru, mu by'ukuri ni inkuru iteye agahinda, ukumva ngo umuryango wose uratsembwe bitewe n'impanuka, umuryango wose ushizeho, umuryango wose urapfuye, nta n'umwe usigaye wo kuzabara inkuru cyangwa se wo kuzazungura umuryango. Ngira ngo iyi ni inkuru yakomeje kugenda itrendinga cyane, mu by'ukuri inatanga isomo ku bashoferi. Mu by'ukuri inama bakomeje kugenda batanga ni ukugira inama abashoferi, cyane cyane muri iyi minsi mikuru, ko ibintu biba burya byahindutse, muvoma ziba ari nyinshi z'ibinyabiziga, kwirinda kudepansiriza ahatarabugenewe ndetse no kwirinda kudepansa mu gihe ubona waba uri muri risike. Uyu muryango wa Mbabazi Rene rero wakomeje kugenda ubabaza imbaga nyamwinshi. Mu by'ukuri ngira ngo banyarwandakazi badukurikiye bari mu gihugu cya Uganda, Kenya, bari mu bihugu bigiye bitandukanye, group of diaspora, mu by'ukuri ibaze kumva ngo umuryango w'abarenga abantu 9 bose barapfuye, mu by'ukuri bagapfira umunsi umwe kandi bagapfira igihe kimwe. Ngira ngo iyi ni inkuru y'akababaro, ni inkuru y'incamugongo, mu by'ukuri ni inkuru yakomeje kugenda ibabaza abatari bakeya, ariko nyine mu by'ukuri nyine nakundi burya ikintu cyabaye nyine na wagisubiza inyuma, ahubwo ibingibi bibereye isomo. Mu by'ukuri itwe twese dukomeje kugenda dukoresha imihanda igiye itandukanye, kandi mu by'ukuri itunirinda, dukomeze kugenda twitwararika. Mu by'ukuri rero uyu muryango wa Mbabazi Irene twifurije iruhuko ridashira, ndetse n'imiryango y'aba ngaba mu by'ukuri basigaye muho bakomokaga se cyangwa ababyeyi babo, tubifurije gukomera, kandi banyarwandakazi, inshuti zacu, mukomeze musabire uyu muryango. Mu by'ukuri urababaje, uyu muryango uteye impuhwe, mu by'ukuri namwe nyine mwumve icyo kintu cyabaye, ni ikintu kiri skandale, ni ikintu mu by'ukuri gikomeye cyane kandi cyababaje abatari bakeya. Ngahe nguko rero yari Day by Day News, ubundi yari Lincho imfura muri rubanda. Reka ne kubatindira, ubundi twongere tubonane mu makuru ari kugenda atrendinga, mu makuru agenda agaruka. Ndabakunda cyane, kandi mu by'ukuri mukomeze kugubwa neza, twifuriza n'iruhuko ridashira aba bavandimwe. Salavista, ndabakunda cyane.